iyo usa neza ushobora no gusohoka hano umuntu akaguha agaciro kuko ntabwo yagusanze ukoropa ntabwo yagusanze ukubura hariya hanze akubonye gute hari abantu twaturanye babaganira bajyaga bavuga ngo kora ngo mudu uriye ngo mwami kora nk'umuntu w'umukozi ariko nusohoka buri muntu wese aguha agaciro kubera uko usohotse uko usa uko wambaye ukuvuga uko witwara matters a lot cyangwa se bifite umumaro wihariye. Tugiye kubasuhuza mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe Kristo yazakuzwe muraho shalom shalom. Ndambabwira buri gihe ko njya nezezwa cyane no kongera kuboneka hano ni ubuntu babugeretseho ubundi no kuri njya mbona ntabwo ari ikintu gisanzwe. Rero uyu munsi naho n'undi munsi Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo. Murabona ko mfite ibineza nezerewe nizere ko nawe aho uri unezerewe ariko muri iyi si tugendana ibibazo niba ari wabuze niba ari icyo wabuze niba hari icyo babaje umutima wawe niba hari icyo utsikamiye ndatura ngo uyu munsi yenda nuko bimeze ariko ejo Uwiteka arashoboye byahinduka uko bizahora. Njye namaze kubona ko ukiri kuri iyi si utarahumeka umwuka wa nyuma icyo ari cyo cyose kirashoboka igihe icyo ari cyo cyose. Nabonye ikibura ari uguha igihe Imana rero duhana umugisha reka twambaze Imana cyangwa tuyihamagare kugira ngo ibane natwe muri kiganiro ze bapfundurire agaseke naye mbapfundikiriye. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro tunejejwe cyane no kubaho kwawe tunejejwe cyane n'ubwiza bwawe buganje muri twebwe icyo ni kuzoba ibyawe kubw'uyu munsi mwiza turemeye kandi mwamenye guhora ku ngoma tunejejwe cyane kuba warabiteganije ariko biba biri busohore. Twe nk'abana b'abantu mwami tuba twumviye natwe tugafata umuhanda tukaza tukavuga ngo reka tujye gushyira mu bikorwa cya kindi watubwiye mwami. Rero niyo mpamvu nkurarika ngo ntabari njye singaragare simboneke sinumvikane ahubwo wowe muri njyewe uganze kandi utegeke kandi icyo wagambiriye cyose aba ari cyo nkoresha. Ngenemeye kuba igikoresho cyawe kuko ndi umwana wawe kandi ufiteho gahunda yawe nk'Imana yanjye nanjye ndavuga ngo muri byose izina rye rihabwe icyubahiro kandi umere umugisha buri muntu wese ujye udukurikira kuri Team TV kugira ngo mwami ntazigera arambirwa tuzafatanye umurimo nuko tutagusariye tuzasarura cyo ni kuza Yesu Kristo mwami wacu amen. Yes bakunzi ba Team TV rero uyu munsi n'undi munsi Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo n'undi munsi twakushaka tukavuga ngo yes Imana ukoze kandi hari impamvu zo kunezerwa. Niba namaze kubona reka mbabwire abari mu Mana nta na rimwe ushobora kwicara kumva ko niyo waba wapfushije umuntu ugira ucya from nowhere ntumenye aho umunezero uturutse ariko burya nta handi uturutse uretse muri Kristo Yesu. Rega dufite byinshi bidutsikamira byatuma n'ukuri nanjye uyu munsi nakabemeze gutya birahari iyo wabuze amafaranga wagafunze isura iyo wabuze uwawe wafunga isura birahari byinshi byadutsikamira ariko nta mpamvu y'amasambusa hano reka ahubwo tubeho tunezerewe. Rero kunezerwa nabonye kongera ubuzima kongera imyaka yo kubaho kubera iki kubera ko jye nabonye ko umubabaro utuzana ufite ingaruka nyinshi cyane. Ubaho ubabaye ukagenda ubabaye n'abakuzengurutse bakababara ukabona gusa ari ibibazo ibihe byose ni ukuri Imana yo mu ijuru idutabare kandi iturengera. Nuko rero uyu munsi gahunda uyu munsi ni nabyita ko ni ikiganiro cyo nabazaniye umunsi nahisemo ko tuganira ku isuku. Isuku ni ikintu kigari kandi ni ikintu kivugwaho n'abantu benshi mu buryo bitandukanye ariko uyu munsi ndashaka aho turebe ku isuku yanyu ubwanjye. Isuku yanyu ubwanjye iteye gute? Ese mukobwa wisukura bimeze bite? Se mugore wisukura bimeze bite? Isukurute mugabo isukurute. Uyu munsi nicyo kintu cyo shaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa isuku. Reka rambabwire ngo naje gusanga isuku ni ikintu
kingira mumaro cyane mu buzima bwawe. Iyo ushobora kuba ufite isuku utariye ntihagire urabukwa, ushobora kuba ufite isuku nta mafaranga ufite ntihagire ukurabukwa ko uri umukene, ushobora kuba ufite isuku ufite ibibazo byinshi ariko ntihagire urabukwa ibibazo ufite, byose bitewe n'iki? Bitewe n'uko ugaragara neza hanze. Nge rero ubundi narababwiye ngo uretse kuba ndi umuvugabutumwa, uretse kuba ndi muri uyu muhamagaro, ariko nanababwiye ngo jyewe ngira kampani ikora isuku. Isuku jyaba abakozi dukorana, iyo mbabwira ndabaganiriza nkababwira ngo isuku ya mbere jyewe njya numva ikenewe niyo ku mutima. Umutima wawe usukuye no hanze biroroha cyane kuhasukura, ariko iyo umutima wawe wuzuye umwanda ni ukuri biragoye kugira ngo no hanze bahasukura ya suku igaragare. Rero nkavuga ngo nkababwira nti icya mbere mbakeneyeho ni isuku yo mu mutima. Mukundane, mufashanye, utekereze mu gihe byiza, kumureguza, wihangayikira kumurekesha akazi. Ibuka ko umugataho umwana we ni nk'uko nawe wifuza uwuha umwana wawe. Ibuka yuko umwenda akuramo akambara ni nk'uko nawe ukeneyemo umwenda. Niki gitumye ugira uwo mutima wuzuye umwanda ugamije kwanduza abandi cyangwa usenya abandi? Ni ukuri ndakubwira ngo mu gihe ufite umutima nk'uwo nguwo tayari ufite umwanda. Ufite umwanda, uranduye n'ibyo ukora hanze, naho uzambara, naho uzikwiza, ariko ufite umwanda, uri umunyamwanda kandi wa wundi wimbitse. Imana yo mu ijuru idutabare, idukize uwo mwanda wo ku mutima. Njya mbabwira ntundi mwanda nanone wongera mbona umuntu akwiye gutandukanaho kugira ngo nze gutanga isuku neza, ni mu ntekerezo. Intekerezo zawe zimeze zite? Ese zuzuye umwanda? Uhora utekereza ibibi gusa, uhora ugambira ibibi gusa, uhora wifuza ibibi ku bandi, uhora Mana yanjye, reka mbabwira naje kumenya ngo ikiri ku mutima nicyo gisesekara ku munwa. Burya nicyo umuntu atekereza nicyo ngicyo n'ubundi kiragaruka kandi cyo kigaragara hanze. Mu gihe cyose uzaba ufite uwo mwanda, bizoroha uzajya wicara usenya jore, wicara umuvuga nabi, wicara uvuga ibibi bye. Ese reka nkubaze ko utari marayika, niki gitumye wicara wihaye kuvuga jori, wihaye kuvuga umuganwa, wihaye kuvuga amaganza? Wamenye ko nta muntu uri perfect kuri iyi si, nta muntu n'umwe, nta marayika dufite kuri iyi si. Twese turi abantu. Intege nke za jori aho kugira ngo ujye kuzitaranga, kubera ko ni bya bintu nababwiye ngo iyo ufite umwanda ku bwonko, iyo ufite umwanda mu ntekerezo, iyo ufite umwanda ku mutima, biroroha cyane kwicara usenya. Ese uwo mwanya wagakoresheje urimo ukora akazi, kuki ukoresheje usenya jori, kuki ukoresheje umuvuga amabi? Urunguka iki se? Niba byibuze twavugaga jori tukunguka, reka mbabwire naho wasenya jori ukamwimura ku ntebe Imana yari yaramutije ngo akorereho iyo mirimo, ari iya leta, ari iye ku giti cye, ari iki, ariko reka nkubwire ya ntebe niye. Ntabwo mujya mwumva Abanyarwanda baca imigani, imigani y'Abanyarwanda ajya nyiha agaciro cyane. Bajya bavuga ngo icyo Imana yakuremeye ngo ntaho kijya, ngo kiguma hariya kikagutegereza, not until. Rero nakumenyeshaga ngo wowe ufite umwanda w'umutima, wowe ufite umwanda wo ku bwonko, ku bwenge bwawe, wicara usenyana, wicara uvuga, wicara ugambira ibisenya, ari igihugu, ari itorero, ari umugenzi wawe, ari umuvandimwe wawe, ushatse watandukana n'uwo mwanda, kuko nta hantu uzagera. Biragushuka ibyo bitekerezo bipfuye, biragushuka iyo myumvire yawe ipfuye, ariko reka nkubwire ngo amaherezo yawe aba mabi cyane. Aba mabi cyane. Kubera iki? Kandi ikintu kibabaza nuko twibagirwa ko ibyo dukora byose kuri iyi si, byose reka mbabwire ngo tujye tuzirikana ko turi ababyeyi, twarabyaye. Ibyo ukora byose bizaza bigira ingaruka ku mwana wawe. Nicyo kintu kijya kimbabaza gikomeye. Dutandukane n'uwo mwanda, ntatandukira nkajya mu kiganiro nkigiraho imbere nkarenga wa murongo narindimo. Ariko dutandukane n'uwo mwanda kuko ufite ingaruka mbi cyane, kuko iyo utarebye neza nawe ubwaho gutera kanseri cyangwa n'izindi ndwara za zindi zidakira kubera umutima wawe cyangwa ubwonko bwawe, intekerezo zawe zipfuye zuzuye umwanda. Imana idutabare kandi uturengere. Umwanda wa gatatu wongera mbwira abakozi dukorana isuku, njya mbabwira ngo isuku yindi yo mba mbakeneyeho ubwabo niho ahandi uko bagaragara. Niba ugiye kujya guhereza umuntu isuku, wowe ubwawe uragaragara gute? Guhera ku mutwe umeze uti, guhera ku myambarire umeze uti, ubwawe se urancaho nkumva uhumura gute? Ese urahumura neza cyangwa urancaho nkafata ku zuru? Ese urasute ukuse? Reka mbabwire
ibi bintu ni ingenzi cyane mu buzima ubwo ducamo bwose. Nabwiye ngo iyo ufite isuku biguhesha icyubahiro wowe utazi ukuntu ntawe usobanukirwa ibyawe. Bose bahora bumva ko icyaha handi bakubonaga. Ushobora guca ku muntu wambaye neza akibaza ko uri umukozi wo muri biro runaka, kumva uri umuntu ukoropa. Njye mbabwira abakozi bo dukorana isuku, niyo mpamvu mumva mbabwira ko abo dukorana ni abakozi banjye b'isuku. Nariko njye mbabwira ni abakozi njye mbumva ko ari abakozi dukorana. Abakozi bagenzi banjye rero b'isuku njye mbabwira nti iyo usa neza ushobora no gusohoka hano umuntu akaguha agaciro kuko ntabwo yagusanze ukoropa, ntabwo yagusanze ukubura. Hariya hanze akubonye gute? Hari abantu twaturanye babaganira bajyaga bavuga ngo kora ngo mudu oliye ngo mwami, kora nk'umuntu w'umukozi ariko nusohoka buri muntu wese aguha agaciro kubera uko usohotse, ukusa uko wambaye, ukuvuga uko witwara matters a lot, cyangwa se bifite umumaro wihariye. Rero kubwira ngo haranira cyane kugira isuku guhera ku mutwe kugera kwino. Kandi nongere kwibutsa ngo umwanda ntawo uhuriye no kugira amafaranga no kutayagira. No, umwanda ni umwanda, uba ufite ureke, tandukana nawo ntacyo kumariye. Reka mbabwire, hari n'abandi bo tumaze kubona ukabona umuntu yambaye neza guhera ku mutwe, arasa neza, yimakiye, ebana yanahinduye no ku ruhu n'inzobe, uramubona ko ari umukobwa waka, ariko bikagera bityo bikaba ngombwa hakaba ubwo wabona umwenda runaka w'imbere, niba ari aka k'imbere niba ari akandi, ugasanga umwenda w'imbere uteye isoni. Reka mbabwire hari ikintu tutajya dusobanukirwa. Iyo nsohotse mu nzu jewe, reka mbabwire uko njya mbigenza. Ubwanjye iyo njya gusohoka mu nzu numva afitemo ikintu kinkanga kinyibutsa ngo kusohotse bimeze biti, ese how sure yunguragaruka, ese ubundi bimeze biti. None ako kantu gatuma ugira gutyo ukagiramo akantu kagukubita kakwibutsa ngo sigusashe, sigukoropye, sigutunganyije, sigugize gutya. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje ko wabanye natwe, twatangiye turaguhamagara kugira ngo bane natwe kandi dushidikanya ko watuyoboye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagusabye rero mwami wowe Mana ishobora byose, ugira inzira zawe nyinshi z'uburyo ukoramo. Turakwinjize kugira ngo uce inzira yawe nk'Imana, ikiganiro kigere kuri wa wundi wateganije ko kizagira umumaro. Umugisha muri mukunzi wese wa Team TV, wakoze subscribe, ukora like, wa wundi ukora share mwami. Hari aho ashobora ko yazaba ikiraro cyawa wundi wari ukeneye kino kiganiro kugira ngo asobanukirwe neza ko isuku ari ikintu kimureba ahava akagera kandi ari agaciro ke. Habwa icyubahiro kubikoze ndetse n'ibirenze ibyo twatuye mwami. Nukuri tunezezwa nuko ari wowe uduhugura uko bwije uko bukeye, kuko atari wowe ntabwo ibyo twabyishoboza. Nta kuntu twagira umwanda dukura ku mutima cyangwa mu ntekerezo, nta nubwo twakwiyibuka ko isuku yo hanze ari ngombwa. Shimwe uhimbazwe ko ukoze ibirenze ibyo twatuye, kandi turizera tudashidikanya ko uwo wagiteganije wese kimufitiye umumaro kandi ariko kizasohora mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.